Kigali n'amabendera ngo yarazamuwe cyane nabonye bayazamuye intsinzi bivuze ngo ni intsinzi ubundi ngabiyo zatsinze mu ntambara bazamura idarapo ngenda ndi mu batazabemerera ariko nanone ushobora kugaragaza ko watsinze undi mwanya ugatsindwa rero nari ntarabavirayo ndashwanya gusa kigabo ukabona kibangatanye ikindi ngo ni umugore n'umugabo bakabasezeranye. Ufite icyizere ko twebwe bitazahagera? Oya ndahari, baratangiye kuzamura amabendera. Ndahari nje gushwanya gusa nose kuva icyo gihe mwari bwambone ubundi bwo garutse umuhanuzi ukomeye yaje biriya bisobanuye umuvumo irimbuka nejo bundi wabonye ibiza hano hariya ni intara zihe byafasheho iburengerazuba Imana irahana ariko iri zuba urabona ryoroshye zimwe rero mu nyigisho z'ibinyoma bavuga ni mu mpeshyi kandi bavuga ko umusaruro wagabanutse w'ibigori na bya biciro uriya rero abantu bagenda kurikira ibiganiro nagiye mpanura ibintu kandi byarasohoye ariko Imana yabinyujijemo kugira abantu bihane bace bugufi nababwiye ko hari inkote eshatu Imana ihagurutse kubera umuvumo abantu bikururi iya mbere ni inzara nayo yatangiye kubivugaho iya kabiri urabona uriya musore wakurikiranwagaho ubutinganyi wavugagaho ubutinganyi wahinduye pasiporo ye ariko Satana azi gucurika abantu bakabigoronzora ko n'inzoka irigoronzora wigeze umaze ku bintu bya Ukraine na Russia ndakubwira ngo nturebe Zelensky urarwana n'Uburusiya ugenda kumva kuri kibiganiro ndababwira ngo Zelensky ni indaya ni imbeshu ariko hari uri inyuma uri kuyikoresha noneho umuntu afashe ikibuno kivamo ubuhumekero ntabwo ari umwanya w'ubwororokero ni umwanya wo kunyuzamo umwanda aho bororokera barahazi none utangiye kubwira Imana ngo ibintu byo koroka ntabwo tubishaka Satani uwo bakoreye cyane yarabwiye ngo ibyo mufite mwitone careful kugira ngo bibe byinshi mugabanya babibateraho mu yandi magambo mwicikiremo mukoresheje ubutinganyi so ibyo byose ro byemezwa n'iki ni abategetsi naho se mabwira ariko bafite izindi mbaraga zibari inyuma wenda nifashanyo cyangwa se n'ibyo bemeranije deba amafaranga ya politiciye bafite amwe yo Imana yadishuriye ko batanabika mu gihugu cyabo kuko ba ntago bizeye umutekano imiryango yabo barayitwaye ndavuga ba politiciye bavuga ari kijyana bica bagakiza Imana niyo kwizerwa haleluya amen iduhagurukije kugira ngo duhanye dusenye turwanye ibi bintu biri kuza bikuru umuvumo iki gihugu reka hazwe uvuga ngo ntabwo bizaba muri iki gihugu akari inyuma karahinda abantu bafite ubushyuhe vode erega n'ibyo abantu bariho bararya cyangwa tugaburirwa nabyo birimo indi produit imisemburo yariyongereye divorce ni nyinshi ese uragiye ubonye umwunganizi mu mibonano umwunganizi mu gupfubura none uraje uri umugore w'umupfu wenda nk'uwo niba byarabaye ariko biraba umuro waratse umugore araza yarangiza n'iki na mini n'iki agaba ahurije hehe reka nanjye ngusuhuza aho dukurikiye ku ISEZERANO TV byacu bakomeye cyane kugarutse kubana natwe umwanya nk'uyu nguyu reka ngushimira aho waba uherereye hose waba uri hano mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda nk'abarundi tubafite abakunzi benshi cyane ndetse n'abavandimwe bari muri diaspora mu bice bitandukanye by'isi duhereye ku bari hano ku mugabane wa Afurika mwese reka amabwenga amahoro y'Imana abane namwe kuri kamera ndi kumwe na Pasiteri Gabriel nishimiye kongera kwakira ku ISEZERANO TV nanje nuko meshejwe umugisha no witeka kongera kubana yego na YouTube channel ISEZERANO amena kandi tubone no gusuhuza abadukurikiraga
buriya njye ngenda mbona feedback evode twari tumaze igihe tudakorana. Hari umuntu ejo bundi twahuye, umuntu ukoze Imana umuradeperi arahagara ampobera, twebwe duteguye igituza guhoberana. Yego. Arambwira ati ndagukurikira, ati namaze no kugenda nohereza ibiganiro byawe, ati n'umuryango turica tukagukurikira, ati rero muri abantu bo kubahwa. Amen. Ndavuga nti Mana ushimwe ko umurimo dukora tutirukira ubusa ngo turushywe n'ubundi. Rero reka mbone kubona bose kubabwira badukurikira, twongeye twagarutse twabonetse, ariko ivode reka nkwisabire ntituzongere gutinda. Yego. Nawe ugerageze, ndabigerageza ugerageze ugiye ibintu ugabanya, bigaragaza ko hari rezilita nziza. Nubwo nyine tuba dufite ibi byifuzo, dufite imiryango, turabyara, nta gahunda dufite yo gustopa. Uwanjye ejo azambwira ati dadi yaranyegera muri ofisi, ati kimwe nicyo ndi buvuge, ikindi sinkivuga. Ndababwira nti bivuge. Icyo kimwe rero aravuga ati nkeneye unkoresha coaching, umva nta mafaranga. Ndababwira nti ryari, ati ninjya muri P5. Aganitsoka ibyo ngiyo nzabikemura. So ibyo byose rero tuba dufite iyo plan igatuma tuba busy. Yego. Kandi tugomba no kwita ku miryango yacu, ariko tugerageze. Imana yo kwizerwa, twongere dusangiza abantu igituruka ku mutima w'Imana, hataho tutazasanga twarasubiye inyuma nk'aba bandi muvuga mu Heburayo ngo twebwe ntidufite gusubira inyuma kugira ngo turimbuke. Yego. Ahubwo dufite gushira amanga. Muhago mugisha n'Uwiteka, tuba dufite byinshi. Murakoze. Amen. Pastor, n'ubundi abona ufashe Bibiliya. Iyo Bibiliya isobanuye iki ku buzima bwawe? Bibiliya hari ijambo nkunda hano, ariko rihora hari bita bifite, kandi nanjye ndi mu biki gihe. Aravuga ngo iki sobanuye nuko ubundi harimo uruziga, hariho na Bibiliya, kaba n'amagambo ari inyuma. Mushobora kureba ku rupapuro rwa 2, haravuga ngo abiki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Kuri nge rero mfite umwenda, mfite akazi, yuko ngomba kumenyesha abantu iyi Bibiliya. Ufite Bibiliya ubwayo yivuze ngo ni bibliothèque, ni gusangizo ry'ibitabo. Bibiliya impamvu yinduka bibliothèque nuko irenze igitabo kimwe. Isomero rya kera rigizwe n'ibitabo 37. 37 rya kera. Yego. Niryo rinini. Yego. Irisha rifite 29. Umubutanije komatanije hamwe 36. Yego. Ni impamvu yitwa ibitabo. Ibitabo. Bibiliya. Isobanura ibintu byinshi. Ni inzu y'ubwenge, harimo ubutunzi, harimo byinshi. Rero abiki gihe bakeneye kubisangizwa. Yego. Hari ijambo Imana yabwiye Yoshua, bamubwira ngo natoranya abagabo b'intwari barwane bene wabo, baruhurwe nk'uko nabo bagize gute baruhuwe. Ndi hano rero kuko Yesu yanduhuye, nabo mbabwira ibyabaruhura. Amen. Amen. Nicyo bivuze. Rakoze. Yego. Aha, tugarutse wenda kuri icyo icyo gitabo kivuga, hari aho batubwira inkuru z'Isodoma n'Igomora. Bakavuga ko hari ngo Imana ishobora kuba yaraharimbuye kubera ubutinganyi bwari bumaze kwakwira. Cyangwa no mu kiganiro duherutse kujyana nawe wari wabivuzeho. Ariko muri iyi minsi nabonye ubutinganyi ku mugaragaro. Kigali n'amabendera ngo yarazamuwe cyane. Nabonye bayazamuye. Intsinzi bivuze ngo ni intsinzi. Ubundi ngabiyo zatsinze mu ntambara bazamura idarapo. Nabonye se ko 94 RPF yahise ishyira hasi ryo kwakina ni kazamura irindi. Habayeho gutsinda, habayeho ku byitwa gute, byitwa ngo no kubohoza igihugu cyari mu bunyage, cyari mu bubata.
rero buriya bariho baraserebura intsinzi, ariko njye ndi mu batazabemerera. Ariko nanone ushobora kugaragaza ko watsinze uwundi mwanya ugatsindwa. Rero nari ntarabavirayo, ndashwanya gusa birahinduka ubusa. None se pastor, muri uko kwishimira ubwo butsinzi ko bivuga ko harimo n'umupasiteri nawe ngo wagiye kubafasha kwishimira iyo ntsinzi? None se ubundi muri Afurika bimwe mu bihugu byemerewe no gusezerana, mu Rwanda turabona mariage y'abatinganyi, ariko South Africa nuzi ko ari kimwe mu bihugu by'ibihangange bya Afurika. Yego, ejo bundi urabizi ko bari bagiye mu Burusiya, kandi wabonaga yuko hano hafi twari Afrika yari irangajwe imbere na South Africa. Ni Ramaphosa, si Ramaphosa. Bo urabizi ko abapasiteri birahari, kigabo ukabona kibangatanye ikindi ngo ni umugore n'umugabo kabasezeranye. Ubwo rero aho ntago birahagera, kandi ntago bigomba kuhagera mu izina rya Yesu. Ufite icyizere ko twe bitazahagera? Oya, ndahari. Baratangiye kuzamura amabendera? Ndahari, nje gushwanya gusa. None kuva icyo gihe mwari bwambone. Ubundi bwo garutse umuhanuzi ukomeye yaje. Aze pastor, bitari urwenya biriya ntibisobanuye iki ku gihugu? Biriya bisobanuye umuvumo, irimbuka. Nwavuze kuri Sodoma? Yego. Imana ikintu yavuze itazongera gukoresha kurimbura isi n'amazi. Byangiranye n'igihe cya Nowa, ariko hari igihe iteramo nko muri Ayiti se ntabwo abonye ibyo yabakoreye, ariko yabikoze nko mu gice kimwe. Baziraga iriya mana yabo ya vodo, kigirwa mana irakibakubitira. N'ejo bundi wabonye ibiza hano, hariya ni intara zihe byafasheho? Iburengerazuba n'igice kimwe cy'amajyaruguru, ariko ni iburengerazuba. Ariko zikwiriye mvura yo duheruka, niyo ya nyuma hari imiryango hari 150 bagera mu 150 ngo babaheje n'imfashanyo ngo barangije barayirigisa muri za Rutsiro, ariko ngo babakanyaze urubakwiriye. Birumvikana birabyo abarimo n'ubunyamaswa, ariko nabo bagiye barya dukeye, bagiye barya kagabuye. Hoya ari abantu nanone bamarirayo. Okay, nibyo ifi nini ry'intoya, ariko nawe hari igihe baba bazayirya. Hari igihe nabo bazayirya. Rero twavugaga ngo Imana ifite inkoni nyinshi. Amazi niyo yavuze ko itazongera gukoresha mu buryo rusange, kuko icyo gihe n'isi yose yego yarimbuwe n'amazi. Ariko ikintu icyo ari cyo cyose, igihe icyo ari cyo cyose, Imana yagikoresha. Uzi ko mu gihe cya Nowa ngo bari ifite tiyo ikuzimu, ngo amasoko y'ikuzimu irayafungura, ahora n'amazi yo hejuru, irazamuka, ngo igifite ubuzima cyose n'ikimera cyose icyari ku isi cyose uretse ikinjiye muri ya nkugi ya Nowa, byose byararangiye. Ubu rero hari umuriro w'ibiturika. Yego, mwabonye ibyo Nyiragongo yakoze, ariko umuvumo, iyo abantu batihanye igitero umuvumo, Imana irahana. Ariko iri zuba urabona ryoroshye. Zimwe rero mu nyigisho z'ibinyoma bavuga ngo ni mu mpeshyi, kandi bavuga ko umusaruro wagabanutse w'ibigori na bya biciro. Uriya rero
abantu bagenda bakurikira ibiganiro nagiye mpanura ibintu kandi byarasohoye, ariko Imana yabinyujijemo kugira abantu bihane bace bugufi ku kintu cy'inzara. Imana imbwa ibintu ndabivuga. Nese ko bavuze ngo minisiteri ibifite mu nshingano ndava mu rwego rw'igihugu ngo bagabanye ibiciro, byaragabanutse. Kora ku muturage ateshwe, byagabanutse. Umuceri wagabanutse. Ejo nigenda waje ikiro cy'ubugari ambwira ngo nibi bibiri kirya umugabo kigasiba undi. Ubufu bwa kinazi kubera iki kwikubira. Mu yandi magambo ubugome buragenda bugwira, kandi uko ubugome bugwira urukundo rwa benshi ruzakonja. Yego, kuko urukundo rukonje rero ni ukuvuga ngo umwijima ubucuzi. Ariko nge mpari nk'agashashi gake kagomba kumurika muri uwo mwijima, umwijima ugacika intege. Amen. Mu izina yes. Cyo no majoro rero ibintu nk'ibyo bikurura iki? Bisobanuye iki ku gihugu? Bikurura umuvumo. Umuvumo w'iki? Iri zuba ridashira, nta miyaga. Izuba rizana iki? Inzara. Ubu tuvugana imigezi yarakamye. Haraho nagiye guhinga hari mu rufunzo harakamye. Ese wari uzi ko imvura iva ku mazi? Nta nama ejo bundi yabaye mpuzamahanga yiga ku bijyanye n'ikirere, biba byashoyemo amafaranga menshi, ni imiryango ikomeye. Ariko si ikirere ninde ufite ububasha bw'imvura? N'Uwiteka. Rero icyo bivuze ku gihugu ni umuvumo. Nababwiye ko hari inkota eshatu Imana ihagurutse kubera umuvumo. Abantu bikururi, iya mbere ni inzara, nayo natangiye kubivugaho. Iya kabiri ni intambara, intambara zifatika. Maraso akameneka, ibiturika bigaturitswa, abantu bagahambira abashoboye kurokoka. Ya gatatu ni icyorezo. Mani navuga ko hari ikindi cyorezo kigiye kuza, kizaba kiruta corona. Umwana w'umuntu Satani nta mbabazi amufitiye, kandi umwana w'umuntu niwe Satani bagiranye isezerano kuko yanze Imana. Kuko rero ijambo riravuga mu gitabo cy'Abaroma, Roman chapter 2 from verse 24. Rome ni chapitre 1 igice cya mbere 24. Abaroma hagize hati: nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bakurikize iby'imitima yabo irarikiye, bakora ibiteye isoni, bononana imibiri yabo, kuko baguraniye ukuri kw'Imana gukurikiza ibinyoma, bakaramya ibyaremwe bakabikorera kubirutisha Imana rurema, ariyo ishimwa iteka ryose. Amen. Kubera uwo muvumo bahisemo bo, amahitamo yabo ngo bahisemo gukorera ibyaremwe kubirutisha Imana rurema. So murongo 18 niho habivuga neza. 18 ngo umujinya ugira gute? Umujinya w'Imana uhishurwa uva mu ijuru, ubyukirijwe ubugome no gukiranirwa kw'abantu byose, bashikamiza ukuri gukiranirwa kwabo. No kuvuga ngo yego, wari bwarwaye n'umuntu akajya gutsindagira kugira ngo udahaguruka. Iyo mico twarakinye turi abana, yego, wumva bivunanye kwa bagusha imbaraga. None bafashe gukiranirwa kwabo bagushikamiza ukuri kw'ijambo ry'Imana ngo ritagaragara. Aba bantu reka tubavugeho, bafite imbaraga z'ibyisi. Bafite imbaraga z'iki? Z'ibyisi.
bagurishije roho zabo. Ibintu muvuga by'ubutinganyi mubikinishe. Urabona uriya musore wakurikiranwagaho ubutinganyi, wavugagaho ubutinganyi, wahinduye pasiporo ye. Ayo maze iminsi muri gereza. Ariko yararekuwe. By'agateganyo ariko. By'agateganyo. Ubwo ari byo. Kuko ubu ntiyemerewe kurenga. Hari ibyo bakigaho. Acyakora iperereza. Cyane kimuhama anytime yakatira. Yego. Ariko bakavuga ko ibure ganje. Yo barayimusa. Yo yayinywere hanze kubera igihugu kigira gute? Igihugu yararimo kigira gute? Kibimwemerera. Ubutaliyani. Ese bure yari yabaye umutaliyani cyangwa yari yabaye still arakiri umunyarwanda? Ntabwo batubwiye ko afite pasiporo y'intaliyani. Ntayo akoresha inyarwanda. Ariko Satani azi gucurika abantu bakabigoronzora ko n'inzoka irigoronzora. Ariko warigeze wumva icyegeranyo cy'amafaranga ari muri business akora? Ni menshi. Miliyoni magana. Ariko Mana nuzima zizagukorera. Urugero ruto turaganira. Arahavuga muri iki gice cya mbere ngo biragaragara ko ubwo bwenge bawuhawe n'Imana babaye inspiré n'ubwenge bw'Imana babasha gukora ibintu bikomeye. Yego. Soma umurongo waho, umurongo wa 20. Kuko ibitaboneka byayo ari byo bubasha bwayo buhoraho n'ubumana bwayo bigaragara neza uhereye ku kuremwa kw'isi. Bigaragazwa n'ibyo yaremye kugira ngo batagira icyo kwireguza. Kuko ubwo bamenye Imana batayubahirije nk'Imana habe no kuyishima, ahubwo bahinduka abibwira ibitagira umumaro, maze imitima yabo y'imirimarima icura umwijima. Urakoze. Amen. Jewe nkunda abagospel b'Abanyamerika. Yaba preachers. Kandi rwose Amerika niyo rumodo muri gospel. Ndavuga kuri twebwe bavuga butumwa. Yego. Bavuze ubutumwa nyuma y'intambara ya kabiri y'isi. Bashinga amatorero. N'ubu tuvugana mu gihugu abafite amatorero amwe ya born again. Abasponsor babo bamwe n'Abanyamerika. Ndabafite bene data bishuti badubwo buhamya. Kavuga ati mfite umunyamerika umupaseri. Yego. Niwadufashije muri compassion. Yego. Ibyo barabishimirwa. Yego. Bibiri igaragaje ko ubwo bwenge babuhawe n'Imana. Kuko Satani ntabwo yakubaka ubwato. Satani ntabwo yakubaka ibiraro. Satani ntabwo yakubaka indege ya cargo itwara ibifaro, itwara amatoni y'imizigo. N'Imana. Birava mu gitabo cya Zaburi ngo ubutunzi nibugwira ntibuzabaherana imitima. Mu yandi magambo Imana yabahaye ubushobozi bwo kuvumbura ibintu bikomeye. None bashoje ngo babirutishije yabaremye. None umujinya wishuva he uva mu ijuru. Hari ikintu tugiye gutanga, nigeze gutanga. Reka mbabwire ntabwo nirata, ntabwo nikoma ku gituza. Imana yarampamagaye kandi ivugana nanjye. Wigeze umaze ku bintu bya Ukraine narasha. Ndakubwira ngo nturebe Zelensky urarwana n'Uburusiya. Ugenda kumva kuri iki biganiro. Ndababwira ngo Zelensky ni indaya. Ni imbeshu. Ariko hari uri inyuma uri kuyikoresha ni OTAN. Harimo n'Abanyamerika. Abanyamerika barashaka kuba puissant. Barashaka kuba ibihangange. Ni jembe bona nka cyakirondwe kiri kuri rwa ruhu rw'inka yagize gute? Yarariwe. Imana yabahishura ibintu bikomeye Abanyamerika. Bagira amafaranga, idolari rigira agaciro. Bagira izina. None bashoje bariho
barakonveka abakene bagize abacakara abanyagano ngo basinyire abatinganyi. Uno munsi Uganda iri mu gihugu cyakomatanirijwe, cyafungiwe sanction, imfashanyo, visa zimwe kuba diplomate zahagaritswe, hari nabo bakumiriye. Ibyo sinzi ko muri kubyumva. Rero ari gihe mbivuga ndi umuntu wenda utazwi cyane, udafite iki, ariko ntimubone ikintu kiri biri inyuma. Ni ukuvuga ngo ikigufatiye kunda kiba cyumva ko cyakurangije, ariko reka nkomeze bene data b'abanyarwanda, ntabwo umukiranutsi abeshwaho n'imitsima, abeshwaho n'iki? N'ijambo ryose. Reka ngaruke, ndi mu bahanuzi bavuze ko sida ari incurano, ari umudayimoni bakoze, bohereje kugira ngo arimbure abantu. Baje bavuga ati no, ubwo mwanze ubutinganyi bazajya babukora, noneho na sida yihute, duhagaritse n'imfashanyo z'imiti. None se umva n'imbabazi bari babafitiye? Noneho barangije bavuga ati mureke ubusambanyi kandi tuzabaho. Kambabwire, haleluya, kambwire abanyarwanda bene wacu, abanyafrika, ndumwe Imana ihagurukije. Imana igiye guha umugisha abayizera, ntihagire ubakanga, muhagare mu gukiranuka. Bafite amafaranga, bafite ubutunzi, ariko bugiye guhinduka umuyonga. Ariko evo, amafaranga ni meza. Kamera ni amafaranga, mikufe ni amafaranga, zatife ni amafaranga, n'icyo gikapu kimwe byaguze amafaranga, iyi ntebe ni amafaranga, imyenda ni amafaranga, n'ibi byaguze amafaranga, n'inzu y'amafaranga. Ariko ntabwo amafaranga yo ari ku isonga kuruta gukiranuka kw'Imana bonerwa muri Kristo. Abantu rero bari gutwarwa n'ibyo babonesha amaso y'iki y'umubiri. Witeka turengere kandi tugire neza. Ijambo riravuze ngo umujinya wishuga uva mu ijuru. Ndi kuri cya kibazo cya kivuga ngo bivuze iki ku gihugu? Ndababwira ngo ni umuvumo. Imitungo barayigize, bararunze. Yesu aravuga ngo, ahantu hakavuga ngo ire mu mucuzi na ire mu murimbuzi. Mujyane magambo, umucuzi ashobora gucura virus, ashobora gucura ubwo burozi, ashobora gucura za weapon, izo ntwaro za kirimbuzi, z'ubumara. Ese muranyumva? Yego. Ariko Imana nayo ikare mu gisiki umurimbuzi. Yego? Uno ejo bundi muri Amerika, 2013, 2010 kangahe, iriya nyubako ikomeye igihe yasenyukaga, World Trade Center. Yes, bayishyize kuri Osama, nibyo? 2001. 2001 urahibuka. Bayishyize kuri Osama. Binande ngo yatumye ibyihebe, ariko n'ubyihishe inyuma. Dusuza tumva ngo yarapfuye kuko hari ibyo yarabangamiye batumvikanagaho. Mu yandi magambo, hatikiriye imitungo myinshi cyane, hapfiremo n'abantu. Uno munsi Botine ari kuvuga ngo hari umurongo ntarengwa, yabise inkozi z'ibibi. Mu yandi magambo, hari ibintu bidakinishwa. Ashobora guhinduka umurimbuzi. Sinzi kuri uranyumva. Reka mvuge niki. Uno munsi hari umwuka mubi, kandi ibi nabi hano nene yacitse kuri izi cana. Yego, Imana yanyitse intambara y'akarere, bantera imijugujugu. Nibyo byose byari bitabane, nibyo bitutumba n'iki bigaragara buri muntu wese areba. Uno munsi Kongo irerekana ingabo zamaze gusohoza kurangiza amafunzo, bakerekana za Sikoye. U Rwanda narwo ruriho rurahindura ingabo.
mu yandi magambo narwo rurapanga kandi urabizi ngo ruraterwa ruratera ntiruterwa. Abandi bakavuga ati noneho tuzayirwanira hehe mu mutima w'igihugu. Munyemere mvuge bino bintu. Imana nirema umucuzi ikarema n'umurimbuzi. Imana yanga ikibi. Imana yanga abantu ikubita ku gituza barangiza bakimika ikibi. Kankubwira abantu n'abasinzi, abantu basaze. Ese akanwa ko karemewe kurya umwoyo harya ni ikibuno n'inyo. Tuvuga ikinyarwanda tudaca hirya. Nayo yaremewe. Hari ibintu byinshi muri iki Bibiliya avuga ngo ingingo ziteye isoni nizo twubaha. Ugire uburyo twashyizemo za suve za butikop, abagore bambaye uturega n'amasutiya bigengesereye cyane. Izo ni ingingo zisa nkaho ziteye isoni zubahwa. Noneho umuntu afashe ikibuno kivamo ubuhumekero, kurabizo utabasha guhumeka cyangwa gusura, uburwaye ushaka kugira ikibazo cya constipation cyangwa se n'ibindi bintu bibazo byavuka. Noneho umwana ntabwo ari umwanya w'ubwororokero, ni umwanya wo kunyuzamo umwanda. Aho bororokera barahazi. None utangiye kubwira Imana ngo ibintu byo koroka ntabwo tubishaka. Kandi ijambo iravuga ngo mubyare mugiye gute mwororoke. Kubera ko hari umururumba w'abamwe ibyo bagize Satani uwo bakoreye cyane yarabwiye ngo ibyo mufite mwitone careful kugira ngo bibe byinshi mugabanya babibateraho. Mu yandi magambo mwicikiremo mukoresheje ubutinganyi. Mukoresheje iki? Ubutinganyi kandi bwandikwe. Noneho babandi bafite byinshi baremye byinshi bafite inganda bagahita bafata babandi barumuna babo nabo bashaka byinshi nk'imeze nkabyo size kuranyumva ivode numa nk'iki gihugu. Kubera ko hari umwuka w'intambara usatiriye. Ubu burashaka nk'intwaro zirenze iz'Abanyamerika n'Abarusiya. Ubwo se urukwavu rwangana n'imvubu. Icyambi uraza abaturage ufite, urazi na income ubushobozi ufite. Urumva turi mu isi ya competition. None uriya mukuru wawe ariko muhuje esprit, ibyo azagutegeka nawe uzabyira gute? Uzabyemera. Ni ubutinganyi ku isonga ari muri Amerika kandi budufashiriza ibihugu. Natwe rega turya, natwe bitugeraho, amajyambere natugeraho, ariko arimo kondisiyo aho abantu batazemera ni hehe. Kuki rero ngo bafashe ibyaremwe babirutisha Imana yabiremye. Rero ngo umujinya uyisuga uva hehe? Uva mu ijuru. Yego ngo ibagarurira gukiranirwa kwawo mu mibiri. Nigeze nkubwira abankurikira umuntu wanyumvise bwa mbere nkitanye avuga ubutumwa bwiza kuri cano bita iyobokamana kwa Yoweri. Hari umusore wampamagaye kandi ari mu gihugu arambwira ati ndashaka usenga nagukurikiranye. Ndabaza ufite ikihe kibazo? Arambwira ngo mfite ikibazo simbashe kwicara neza. Ntukubera iki? Ati bankorera by'ubutinganyi none reka mbivuge gutyo yarangiritse. Urumva yambara pampa nk'umwana w'uruhinja utazi kwitwara kuri toilette. Izo ni ingaruka ziri mu mibiri zimwe. Ibindi bizakurikira ni iki? Ni ukutabyara kw'abagore. Noneho twisange kubera ko umugabo niwe umultiplier umuryango. Umugabo yashobora kubyara ku bagore bangahe ariko nubwo Imana itabyemera, sibyo? Noneho twisange
abagore ari benshi abagabo ari bake kandi n'ubutinganyi butorohewe n'ubusambanyi bugize gute ari bwinshi. Ubusambanyi bwo urabizi itegeko rivuga ngo inda zitateganijwe n'amategeko. Mu yandi magambo zitateganijwe n'amategeko, igihe umuntu yarambwiye hari umugabo nzi namuhaye n'akazi arankorera ibintu bimwe nashaka nkorera, none ariyo kese ngira ngo aranafunze ivuga ngo yafashe umwana ku ngufu kandi amutera inda, noneho byabaye ngombwa ko iyo nda bayikuramo, itegeko rirabyemera ngo ituje ubukuru. None se kuki batemera ko ishobora kubaho? So ibyo byose ro byemezwa n'iki? Ni abategetsi naho se mbabwira, ariko bafite izindi mbaraga zibari inyuma, wenda nifashanyo cyangwa se n'ibyo bemeranije, ariko hari abari hejuru bavuga bati isi y'abantu bariho bariyongera kandi twe turashaka gukomeza kugira byinshi n'agatsiko kacu. Rero twarwana n'ibintu byinshi cyane, niyo mpamvu ndabizi neza iyo wahagurutse watangiye kugira ijwi muri rubanda ribisenya uhura n'intambara. Ndabizi ntabwo norohewe, ariko Imana ngo izabana nanjye. Muri Kristo ntabwo badufite, Imana iturengere kandi tugire neza. Rero Imana yanga icyo cyaha, ariko kubera ko batamenye Imana bayiteye umugongo basigara barebera Imana mu bintu. Reba, reka nguhinyuze n'abadukurikiye, reba amafaranga abacuranzi bafite, reba amafaranga ba Beyonce bafite, reba amafaranga ba Cindy, ariko Cindy aracyabaho ngira ngo arakomeza nabi, ari kubuca nk'imbago nawe ari mu marembera. Reba amafaranga baririmbyi b'ibihangange b'ibirangirire bafite, b'abakinnyi ba filime. Reba amafaranga abapolisiye bafite, amwe yo Imana yadishuriye ko batanabika mu gihugu cyabo kuko bo ntabwo bizeye umutekano. Imiryango yabo barayitwaye, ndavuga abapolisiye bavuga ari kijyana bica bagakiza. Urebe nayo mfite iyo nyagira biba bizwe, ndikareka ndo munibere mu giturage. Ejo nambaye agakote kanjye Mana yampaye, ubu nanjye ngo narimbye ivumbi naritakanga, nageze ku rusengero ryageze ahangaha. Ariko ntabwo ndashimira Imana, ahara wenda impaye byinshi ngira ngo nashakishwa. Ntuzi ko wari wigeze kundi baravuga ngo urase Gabriel arahirirwa, atangira kubishyiraho ngo nkorana ngo n'abantu barwanya igihugu, ambaramo imitungo ariko ituruka ahantu hatemewe n'amategeko y'igihugu. Urumva, ngira ngo ari impamvu Imana incisha muri ubwo buzima, ngira ngo zaba ari impamvu none nashaka aho zifata bavuga bati mwabonye benza agenderamo, mwabonye jipa agenderamo, bamumeneramo, mumukurikirane neza. Ariko bajya kuri ugasanga nibereye ku igare, ndi imbere yihoraho, konte mfite ntabwo yareze 10,000, ariko mbayeho. Rero ntabwo tuzategekwa n'ikintu icyo ari cyo cyose, yaba ubutunzi yaba ikisi icyo ari cyo cyose. Imana niyo kwizerwa. Haleluya. Iduhagurukije kugira ngo duhanye, dusenye, turwanye ibi bintu biri kuza bikura umuvumo iki gihugu. Iki gihugu kivuye kure. Imana yo kabyahungu n'abakobwa ni ikirebana amaso y'imbabazi, irwanya izo mbaraga igitondo kimwe. Ariko abanyarwanda tenze baturose, twebwe nituri uruhande rw'ababyemera, nituri uruhande rw'abihakanye, turi aho ngaho. Ariko dukeneye ijambo rivuga ngo turabyanze, nk'uko twavuze ngo never again. Reka hazwe uvuga ngo ntabwo bizaba muri iki gihugu, kandi tufite umuyobozi ujya ufata icyemezo akabivuga. Urumva, ariko hari n'ibindi bisa nabyo bishobora kugenda ari ibyuririzi bikurura bigenda biza. Umuco
hari uburyo ugenda ucika. Hari umuyobozi w'ingeze avuga ngo ariko se ngo ubundi kera uzaba ikintu izabagaho ngo bambaraga ishaburi, ariko nubundi se byatangiye gute? Byatangiye muri Edeni. Muri Edeni ho nta n'amababi bambaraga, ngo bombe bambaraga ubusa ntibakorwe n'isoni. Ariko nusigiye umwana w'umuntu amaze kumenya ikibi n'ikiza, kuki ushyiraho ishaburi, kuki ushyiraho bikindi, kuki ushyiraho impenure? Ambara wikwize. Ariko se ubundi wakwambara ukikwiza gute utafite Kristo? Kuko Kristo niwe twambaye, niwe uduha kwambara tukikwiza. Ibyo nabyo ni ubusambanyi, ni izindi spirit zinjira, ni imyuka abanyamahanga. Reka dusome rino jambo riri mu Bami. Imana iturenge kandi tugire neza. Hallelujah. Amen. Abami, Kings. Abami ibice bya 14:24. Abami bakangahe? Ba mbere ibice 14 umurongo wa 24. Haranditse ngo kandi muri icyo gihugu harimo abatinganyi. Muri icyo gihugu harimo abatinganyi, aba homosexuel. Bakoraga ibizira byose. Bakoraga ibizira byose by'abanyamahanga. Uwiteka yirukanye imbere y'Abisirayeli. Reka mbabwire Banyarwanda, ubutinganyi ni imyuka abanyamahanga. Yego. Ni imyuka muri Egiputa. Nubwo u Rwanda ruri mu gace ka Afrika nkuko Egiputa nayo iri muri Afrika, ariko ubutinganyi ni imico y'abanyamahanga yagiye yinjira rwihishwa. Uno munsi murabona abasore bitoboye kandi bafite za platform, bahora na za space baganiriza urubyiruko. Kwitobora muzi icyo bivuze? Mu muco w'Abisiraheli byari bivuze ngo gutoborwa k'umugore bivuze ngo azatwarwa n'umugabo, kandi yatoborwaga n'umugabo. Ndagisubiramo. Hanyuma imbata yashima ubuhake, shebuja akayitwara ku gikingi, akayitobora akayambika ihereni, bivuze ngo ntabwo akiri umudendezo, ni imbata ya shebuja ubuziraherezo. Mu yandi magambo ni ugutwarwa, nugaragaza ko ari ufite autorité hejuru yawe. None se uyu musore witoboza we atwawe nande? Bivuze ngo hari izindi mbaraga zimutwaza igitugu, ni umwuka w'ubutinganyi. Byatangiye bamwe bitobora ku mukondo. Yego, abahanzi bakomeye bazi, iyo mvuze gukomera, n'afite amazina akomeye, afite popularity, bajya kuri se evode ya ndeba kabuna umuririmbyi yahaye roho ye abadayimoni, yagiye amasezerano n'ikuzimu, ukabona ari kuri stage iriho ibihumbi magana. Wareba imodoka afite, wareba ubutunzi afite. Noneho uri kubona ko Diamond ageze ku rwego atambara imyenda, habwo yambara nk'isheni iri nko muri miliyoni hafi nk'$150, kambara na Spress ifite wenda agaciro k'idolari 1,000. Ni imodoka nziza. Mu yandi magambo ntabwo yikoraho, ariko araririmba iki? Ntariho araririmba k'inyuma yerekana ubutinganyi. Hari aho agera agafata umukobwa akamuzana kuri stage akamutinga mu buryo bw'amashusho, ariko bifite icyo bisemboriza. Mu yandi magambo, iyo n'umuhanzi yivanamo kenda k'imbere akakajugunya muri rubanda, bivuze ngo hari izindi mbaraga abikuriyemo. Sizi ko muranyumva. Ugasaba afite amafaranga menshi cyane. Debo no munsi amafaranga abakomedi bari kurya, bari kuvuga iki? Nta winjira mu rusengero, abantu barinjana n'igiceri bafite, ariko hari abarishyura nta cyubuntu. Nibyo cyane ntabwo ari byo. Niko bimeze. Si ukubasetsa, birimo ubugingo, kandi mu gihe basetsa hari n'igihe banakatinga ibyo twavuze mu itorero. Cyane. Urabizi ko
izo mu itorero ze zirashyushye ubu no munsi akaro ka trendinga nizo ngo nizabere mu butayu basamanije wenda urabizi kundusha. ahubwo mugane uvuze ibyo bintu uhita unyibutsa hari inkuru yari imaze iminsi irimo gutrendinga muri iyi minsi ngira ngo numva nanayibonye kuri TV1 ngo y'umudamu w'Imuhanga ushobora kuba harafite ukuntu ngo yigenza n'umwana ukiri muto rwose w'umusore bamwe bita abunganizi cyangwa se abapfubuzi ariko n'amashusho yabo yagiye hanze n'ibintu biri ku mbuga nkoranyambaga ntago ari ibintu biri aho ngaho amashusho yaragize ariko bikavuga ko ngo umudamu ari n'umurokore hari muri ADPR ibyo turavuga dukurikije uko inkuru zagiye zitambuka gusa nuko kuri TV1 bashatse kuvugana nabo hari ngira ngo nkurikijwe inkuru nayikurikiranye ntibabasha kwitaba telefone zabo ariko ni ibintu biri aho ngaho ibyo bintu bisobanuye iki kugeza ubwo umudamu kuza ashobora kujya gushaka umupfubuzi ibintu bikajya no kuri social media bigakwirisa kuko ubu nicyo kiganiro kiriho na ku WhatsApp izo video abantu barirwa bazihererekanya n'umwunganizi mu mibonano ngo nabunganizi ari nabunganizi mu mategeko umwunganizi mu mibonano mpuzabitsina ni Imana iturengere ibyo bintu cyo bivuze kari inyuma karahinda nukuramukwa kubera ko kiriya kintu cy'ubutinganyi niba ibihugu bimwe bavuga bati noneho n'ababikora bagomba uzi ko abakora ubutinganyi ibihugu bimwe by'ibihangange babahaye reka mbihuze babahaye owning ivuga ngo mwirinde reka nahuranye mwirinde Uganda kubera ko ubuzima bwanyu buri muri danger rero mureke kuhajya ubundi uretse hano mu mujyi wa Kigali cyangwa se n'ahandi ubusambanyi handi bukorwa officially nk'abafite beach ndavuga nk'amazi ku mucanga basambanira hariya muri Amerika njya mbibona hari imijyi rwose mu tubyiniriro Mana nyagasani none se abazimu ko n'ubundi baba bari mu muntu bisaba ikize kabyiniriro aricara cyangwa se akajya hariya waba ari ahantu atanabona akarangiza afere kandi we yumva ko akomeye egagenda acuruje indaya hazigendana amasuve ijoro rimwe akaba ari bugire gute hari buhe nka batatu urumva akazi kaba kabonetse none se hari abatirushya bagenda noneho igihe aho bishya no kuvuga ngo nunamubona hariya ku muhanda sibyo don't touch ntumukoreho bari mu burenganzira bwabo bari mu rukundo nicyo bivuze ubu nureba niba bagashyizeho kagiye gutrendinga kuko abari mu ihunga bakunda byacitse urabizi mwega abanyamakuru igitangaza suko imbwa yagize gutera y'umuntu zisangwe zijya gutisangwe zibarya ahubwo gitangaza umuntu wari yimbwa nuko umuntu yari yimbwa tugeze kubana ikiganiro turebera hamwe abo polisi yafashe muri za Musanze bari barakoze ikibyona cyo kurya imbwa ngo bari barayise ngo nakabahuza urumva ihene zabaye nkeya erega turi mu kaga wa mugari urukande inyama zibanya abantu nke zisangwe ziribwa none bashotse iki imbwa bashotse imbwa none rero iyo amakuru amenye ko ari uwari imbwa
bagomba kumwereka n'amace kinini cyane ari ku mapingu, bahita bamushinja ngo ariho arahungabanya iki n'ibidukikije cyangwa sinzi icyaha hari amashyamba. Ubwo minisiteri bishinzwe ubwo ni minisiteri ishinzwe n'ibiza n'ibidukikije n'ubukerarugendo biziramo aho ngaho. So mu yandi magambo ni rushimusi, ariho arangiza inyamaswa kandi zizana amadevize. Kirazira rero kurya imbwa, ariko baranga bakazibaryana bakazibahigana. Rero igitangaza si uko umuntu yasambanye, ahubwo naho yagize gute yabikoreye. Noneho rero umwana w'umuntu kuko agenda abibona, agenda atinyuka, agenda agira gute, agenda atinyuka. Ugasanga abantu bafite ubushyuhe vode, erega n'ibyo abantu bariho bararya cyangwa tugaburirwa nabyo birimo indi produit. Imisemburo yariyongereye, ariko si imisemburo komutere, ni n'abadayimoni. Rero turi mu bihe biruhije, turi mu bihe bigoye, kubera ko ekonomi kuri bamwe ni ikibazo, ubutunzi kuri bamwe ni ikibazo, bantu barakennye. Satani yamaze kubabaza abantu, ahita ahagurutsa abandi babifite, bakababwira ngo muragomba kumvira ibi. Ariko tugomba, ubu turi mu gihe cya kindi Daniel yahanuye ngo ubwenge buzaba bwinshi, abantu bazashakashaka ubwenge. Ariko muri icyo gihe yaragaze aravuga ngo jewe ntabwo ndya ibiryo bivuye ku meza y'umwami, ndarya udushyimbo mwe n'amazi nirira utuboga, mungerageze muraza gusanga mfite ubwiza. Ariko babanje kugira ubwoba, baravuga bati umwami nadasanga usa nk'abandi uraducisha umutwe. Ariko njyana Ariyoki agiye kureba asanga Daniel afite ubwiza. Imana ishimwe cyane. Amen. Rero tugomba guhagara ku cy'Imana yavuze, icy'Imana yanga tukacyanga, icyo yemera tukacyemera. Twemera kubyara tukororoka, ibindi bizana umuvumo w'ubukene, umuvumo w'intambara, umuvumo w'ibyorezo, umwijyane mu miryango. Reka nkubwire, ese divorce sinigeze nigisha ingaruka ziri mu ibyo bintu, harimo n'urushako ko byabaye catastrophe. Divorce ni nyinshi. Ese uragiye ubonye umwunganizi mu mibonano, wenda umugabo wifitiye ubwo ni ku mugore, yirirwa ku gahigo ashakisha, yaguye agacuho. Noneho hari undi nawe wa wundi w'agacuho, nubwo ntabishyigikira ugomba kwita ku muryango wawe, ariko hari abantu barushye kandi aruhijwe no gushaka kugira ngo atunge imiryango. Nuko umuryango cyane cyane nyarwanda urimo imfubyi, urimo abanyabibazo, urimo abatayashinga na rugero. Ugasanga icyo ugezeho birasaba ko wita ku bandi. Sinzi wowe, ariko njye mfite abanyabibazo benshi, nk'abantu twasizwe iheruheru na jenoside. Yego dufite abanyabibazo benshi cyane. Hari n'igihe ufasha rwose, hari n'abasiga bagufata nk'aho wirata cyangwa utabitayeho, kandi nawe utihagije. Sinzi ko uriho uranyumva. Ndeba no kwitorero, itorero ugasanga itorero ngiye nk'itorero nshumbye, warahageze ni agasozi, ndeba abana bababyeyi baba bataye, bigasaba ko tubashyira mu ishuri rya nasana. Abana bakeneye kurya no kunywa kugira ngo bumve, kandi nta bushobozi bafite bwo kubyishyura. None se babyishyurwa n'abandi kandi baratawe batazi basi. Nabanya nabo bari indembe, hari indembe ari abantu bisumamo kabyizi, yabona umubyizi w'icyabiri ibaza icyabiri, kandi umuceri ni icyatandatu, kawunga ni 1000. Kose kandi umuntu byibura kugira ngo arye ku munsi mugereye ntagomba kujya munsi y'ikiro. None se arya kawunga nta burisho. Aba bantu rero none ugasanga dufite ibibazo impande n'impande. Yo yose ni ingaruka zo kutubaha Imana, zo kudakorera Imana. Ugasaba umugabo yiriwe ku gahigo, reka muri iyo terime ashakisha utwabonye umugore nawe akeneye ya wenda yari abagore bo niko bimereye, nta mpamvu yo kwigora, harabirya. Kinye nuko yabibonye, habe no byo kwitirakasa. Noneho habona umwunganizi rero namwunganira. Tubibutse ko hari abunganizi batarabunganiza mu mategeko, hari abumwuga, hari n'abanoteri,
bikora ku giti cyabo. Hari n'urugaga nyine rw'abunganizi. Urumva hari ubunganizi mu mibonano yo gupfubura, ubunganizi mu gupfubura, n'abunganizi mu mategeko. Mubo bahisemo kunganira mu bupfubuzi. None uraje uri umugore w'umupfu, wenda nk'uwo niba byarabaye ko biraba nk'umushumba mfite ubuhamya nkora kasering biruzuye, sibyo? Ikimbabaza nabyo muzi Imana ikankubwire, irondo n'ibisambo byarivanze. Je bigeze kunyiba, ngiye gutabaza sanga se Kamana nawe yasinze. Ntawo yantabaye abayinyabije muri botike bamuhaye inzoga, kumbe bose ni isheni imwe. Narinze gutabarwa na daso mu gitondo nibwo bazanye imodoka, ariko gene nabifatiye babatwara kuri ribu. Ariko irondo ryibanze n'ibisabo, abapagani bivanze n'abakristo, ariko igerekeze ko abakristo bera imbuto bigatandukamo. Rero kumbwira ngo adeperi ngo Getsemani ngo icyekerekeje mu rusengero haza amabandi, haza indaya, haza abarozi bo bagomba kuba mu iteraniro, kubera ko babaje kureba abakiriya babo, abo baraguriraga, abo baterekeraga, bose bashyira muri kategori y'abarozi. Bagomba kuza rero, barababaye. Yego agomba kuza abanyeshyari bari bafite utubari, hagomba kuza abasambanyi basamanaga babandi turanyaga. None se itorero barikunda gute? Rero iyo umuntu ambwiye ngo umuntu asengera runaka hehe hano runaka, tubarebera ku mbuto. Umwunganizi rero niyo ahuye n'uwo muntu, umugabo utagira umutima, biragura kugira ngo azongere aryoherwe n'uwisezerano. Nyine abantu bazi nibahisha munda, ariko umuntu ashobora kuyoborwa umwibye, ariko ashobora kuyoborwa ahamuhisha, ariko ntayoborwa ugize gute umwibye. Kandi numva ntabwo wamwitwaraho kuko nta kizibiti, ntacyo wamufatanya. Abantu bazi kwica iperereza, ariko ikibyara ni amakimbirane. Ntukinkora nka bya bindi bose nyikubona, ariko ntukindyo ibintu nk'ibyo. Kumba afite umwunganizi, ikizaba muri icyo ni divorce. Niyo mpamvu ubona no mu bapaseri ugira gutyo kumva ngo apotre n'umuapotre runaka umugore cyangwa n'umugabo ngo yatandukanye, yahise agira gute, yahise akora ubukwe. Ubundi umuntu niba apfakaye cyangwa se nashobotse ko atandukana, ikigaragaza ko yanakundaga na wa wundi nuko byibura arwara n'ubwo bupfakazi, kavuga ati ntandukanye n'uwo twakundanaga cyangwa se n'uwo twabanaga. Ari kujya nk'umukumva ngo nabonye umuruta muzabutahe, bakajya kuvovora inkoko. Abantu bakunda kurya, bakunda kubaka imibiri. Izo ngaruka rero ziza ku bana b'abana nabo rero, kuko babuye bategeze bakura mu rukundo rw'ababyeyi, nabo bakura bafite igikomere cy'urukundo, nubahinduka za mafia. Nibo none ubu ngubu barakreating iki ubusamanye. Umva hishurirwa abo Banyamerika n'Abanyarwanda bacu bene wacu bahugiye mu butunzi, bahugiye mu ki, mu butunzi. Abasirikare bari muri za mission, usibye ko hari itegeko ryasohotse byemera yuko bashobora kuvayo. Ngira babahaga umwaka hafi amezi 6, ariko ngira ngo babashyize muri 3 na polisi bagataha kugira ngo bagiye n'ibyo bakemura mu rugo. Ariko hari harabaye ikibazo, je nazi umusirikare Indera yavuye muri mission asanga umugore yabonye umwunganizi, bose barayikoze, ntibabukoreye se hariya Sonatime umugabo. Ibiri hano hanze gibura gutaha kare. Urumva wo nkuri iki utaha kare, utahe kare umwizirike. Hano hanze hari abunganizi, kandi ubwo ndabakebuye. Hari abunganizi iruka inyuma butunzi, ariko uvuga uti wabutunzi niba ntarakubonye rekeraho ndatashye. Nudataha rero hari abunganizi bakoze ishyirahamwe, bakoze stati ikuzimu, barabemereye bariho barakora akazi. Bano banyura muri aba bashoferi, no banyura muri aba bamotari. Umuro waratse, umugore araza yarangiza n'iki na mini n'iki, agaba ahurije hehe motari mu maguru, ahaye n'umuriro watse. Motari nawe agatangira akajya mu matwi.
akohereza ukumva ngo can you imagine motari yatwaye umugore w'abandi. Abo ni abagore b'abapfapfa. Imana iturenge kandi tugiye izo zose ni ingaruka bararekereje. Abantu bari bize n'ubutunzi, ariko icyo nkundira Kristo iyo wamugarutseho, haleluya, agu ubutunzi butagajuka, budashira, butazavaho, butazanyagwa. Imana ishimwe cyane, haleluya. Tugaruke ku rufatiro rwa Kristo rw'intumwa n'abahanuzi, tubashe guhagarara duhamye ukuri, tuvuge gukomera. Ingaruka zo ni nyinshi. Murakoze. Amen. Pastor, urakoze cyane, reka tugushimire. Ubwo uri utanzemo n'inama byose abantu nyine bakwiye kumenya gukora igikwiye kandi icyo Bibiliya ivuga. Ibindi nuba twasorezaho, abakeneye contact zawe ndazishyiraho, abandi banyarikiye kuri Pastor Fanny Official niho ukunze gutanga ibiganiro. Ndumva waratuye ko hari n'umunsi mugira ibiganiro bya live buri wa gatanu saa 9. Buri wa gatanu saa 9 z'amanywa muri live. Mwibanda kuki? Tuba dusengana n'abantu. Twatangiye twigisha kuri biriya bintu bijyanye na karande, n'ibintu bifatanye n'imivumo, n'ibintu bijyanye n'ibihanda, giant, ibintu bibaye imbogamizi abizera, ariko cyane cyane twibanda kubizera kuba Kristo, kuko ntabwo twafata ibyo kurya ngo tubijugunyire imbwa rero n'abapagani n'abari hirya y'amasezerano. Keretse utsinzwe n'urubanza ukavuga uti mwami Yesu ndakwizeye, ura mu gitabo cy'urupfu ngandike mu gitabo cy'ubugingo, Satani ndagusezereye. Tubone no kuvuga muri aka kanya abantu bumva bari muri izo mbaraga, bumva batwawe n'ubwo bwami bw'umwijima. Turababwiye ngo nimuze Yesu aracyabategeye amaboko. Amen. Imana ishimwe cyane. Aracyabategeye amaboko. Amen. Arabakunda. Arabashaka. Ikigaragaza ko bibintu biriho birakora cyane by'ubusambanyi. Kankubwire Evode, tukene gushaka Imana. Kene gushaka Imana kuruta uko twayishatse. Yo ku munsi wa gatanu tuba dusenga, tuba tubohoka. Uva n'igihe cya deliverance. Muhago umugisha n'Uwiteka. Amen. Pastor, ka dusoze no dusengera. We wakoze badukurikiye, reka abari ko mvuga, kandi turizera ko ubutumwa buturutse ku mutima w'urukundo. Turabakunda, abo ducyaha bakumva harantu bakoze. Imana ashaka muhindukira mugakizwa. Imana ikene umuryango muzima. Yesu azamurikira data, kavuga ngo data abo wampaye ngabo, abana bubaha ababyeyi, ababyeyi bakunda abana babo, abagabo bakunda abagore babo, n'abagabo n'abagore bubaha abagabo babo. Uko niko Imana yabiremye. Ibyo bintu niba byubatse gutyo, igihugu kizaba igihugu cy'umugisha, kizagera iterambere, kizagukirwa. Amen. Tureke gusinda ubusa, tureke kurangara. Hari byinshi Imana dutegurira nk'igihugu bikomeye, izajya Imana ihabwa icyubahiro. Icyama umugisha ikama platform nini mu gihugu, bakora ibiterane, itorero ryo rifite urufunguzo, yego, rwakemura ibi bintu. Izi mbaraga musoma amateka uko Amerika nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yirukanye ikoresheje imbaraga ibyaha bikomakomeye, ubwicanyi, amabandi, kabombo. None no munsi Imana ikaba yarabahaye umugisha, bakabasubiye bagiye kubigirwamana. Ni nako igihugu nk'iki ngiki cy'u Rwanda nsengera ku manywa na nijoro. Itorero harwanditse igitabo baravuga ngo itoni ntarisinziriye. Rero reka nsabe abayobozi, nsabe abatware, mufashe abanyamuhamagaro, abo mumva ari mwuka w'Imana. Nk'igihe cya Daniel yabashe kuzana insinzi mu bwami,
bwa Nebukadinezari, bwa Belushazari, bwa Darius. Abo bose yagiye abafasha kandi igihugu kiratekana kibona ihumure. Ndumva ndumwe mu bantu Imana ihagurukije kugira ngo urubyiruko rugarukire ababyeyi bihane bakorera Imana, kandi n'ababyeyi bamenye icyo gukora. Mu izina rya Yesu Mwami ndasenze, mu isaha rifite imbaraga, iki gihugu ngigushyize mu maraso. Mwami Yesu, amaraso avuga neza kuruta yamenetse nakimeneka y'inzirakarengane. Mu izina rya Yesu Mwuka wera w'Imana ngwino ugendagende ugira ibyo uhindura, dukene ubuhamya bushya. Leze kotakarabo, bohora imitima irushye Mwami, bohora imitima iboshye Mwami. Urakoze Mwuka wera, umugisha yicano, wagura imbago zawe, kandi natwe twibuke kubw'umurimo tugukorera ku manywa na nijoro. Murakoze. Shalom shalom. Umugisha n'Uwiteka. Amen. Amen. Turahari.